sibyo? Uyu yaguze esanse. Prince nawe yatubwiye ko yafashe umwanzuro wo gufata Kanyundo. Aba bose bafashe umwanzuro. Prince iyo umurebye n'inyuma ubona ko n'umunywa rumogi. Ubundi n'umwana mukwiye kubana mu rugo, niba ubana mu rugo n'umwana w'umunywa rumogi uryamiye amajanja kuko burya ntacyo atakora. Numve ibyo bakoze hanyuma mugire n'icyo mukuramo. Hari benshi bafite iyo migambi kubera ubuzima butandukanye. Uzabikora uzahanwa, sibyo? Rero cyambere no kwirinda, hanyuma ugakora ugatera imbere, ukamenya yuko niba hari ibyo udafite ukeneye ku bandi nawe wabasha kubyikorera, kuko rimwe na rimwe hari igihe ushaka kubitega ku bandi batabiguha ukajya inama mbi zo kugira ngo ubagirire nabi. Ntago ari byo. Bose barahuriza ku kuba babanza kujya kunywa ibiyobyabwenge, inzoga, agasinda, ngo nanjye ngo sinzi. Ntabwo bishoboka. Oya, yafashe umugambi, arategura, agura esanse, buracyarongera. Ibyo rero bavuga ntabwo byumvikana. Kuri 18 navuze ngo kuba turi muri Afurika nabyo n'indi ngorane. Nanone ndavuga ni uyu mwana w'umwuzukuru wishe sekuru, iyo tuba turi i Burayi ntiyari kumwica, kuko umwana ntawe ahurira na sekuru na n'icyo bamubaza. Kuri myaka 18 uba ntacyo kibaza famiye ikubyara. Muraza gusanga uko bimeze, ibi ni ibyaha abantu bakora babitekerejeho. Yasiroga hariya ni uyu mugore iyo yigendera akajya kure ntagezwe no gusangira n'umugabizi inzoga ntibagire n'ibyo bahuriraho, nibura umugabo ntiyazabaye abakwe n'umugore akabukwe, abana bakagira kirera. Badamu birabasaba kumenya ubwenge, birabasaba kuryamira amajanja. Babyeyi mufite abana bamwe ibiyobyabwenge birabasaba kuryamira amajanja. Icyo kintu cyakugwiriye n'ahandi wagihungira ni ukugira ubwenge. Uwo muntu yavuze ntufate inkoni ngo umusohore mu cyumba, uramubwira uti reka njye kuyashaka, ukagenda ntugaruke ukarara kwa mudugudu. Yego, mureke guhangana n'abanywi ibiyobyabwenge aba bafite, kuko aba bana bose, abasore bose iyo urebye ushikeka ko bashobora kuba hari ibiyobyabwenge banywa, kandi wenda n'umugabo yari yanyweye nawe yari yasinze. Mwagabanyije inzogara, niko mwagabanyije inzoga kweri? Yego, murazigabanya kuva mu isibo. Ndetse dufite n'abakuru b'ingo. Murabizi ingo 5 zigira umuyobozi. Niba muri izo ngo 5 hari urufite amakimbirane, tanga amakuru nabo bayazamure agere ku nzego zo hejuru, wa muryango uganiriza. Dufite inshuti z'umuryango nazo ziganiriza zango ya miryango ifite ibyo bibazo, kuko akenshi usanga ariho bihera muri ya makimbirane yo mu muryango. Rero turabasaba kugira ngo tujye dutangira amakuru ku gihe, ntihagire ibyo tubona byarenze ihaniro, ubuzima bw'umuntu bwatakaye, kandi abaturage bakavuga ngo twari tubizi ariko nimwamenyesheje ubuyobozi. Ni mwebwe rero kugira ngo dufatanye tubashe gutera imbere nk'abanyarwanda. Numva ari bwo butumwa twabagezaho, ubundi dukomeze kubana neza, hanyuma tubyaze amahirwe igihugu cyacu kiduha, tuyabyaze umusaruro, dukomeze gutera imbere. Ndumva nabashimira kuba mwihanganye mu mvura, ngira ngo aho twahereye ku kibuga no kuza aha ngaha ibyo byose kwari kugira ngo mumenye ubutabera bariya abanyabyaha bakwiye. Ubu ntabwo twavuga yuko tubakekaho, kuko ngira ngo bamaze guhamya ibyaha, ni abanyabyaha. Rero ndumva ari byo nababwira. Murakoze. Kuri 18 navuze ngo kuba turi muri Afurika nabyo n'indi ngorane. Nanone ndavuga ni uyu mwana w'umwuzukuru wishe sekuru, iyo tuba turi i Burayi ntiyari kumwica, kuko umwana ntawe ahurira na sekuru na n'icyo bamubaza. Kuri myaka 18 uba ntacyo kibaza famiye ikubyara. Muraza gusanga uko bimeze, ibi ni ibyaha abantu bakora babitekerejeho. Yasiroga hariya ni ngiki? Yasiroga ni ngiki?
ese bakera murimo ba Bugesera dukomereza aho mugerere mwica abantu, dukomeze dufata ingamba. Ndagira ngo rero dufatanye gufata ingamba kubera ko urabona nk'ubu uyu bita Manirakiza yavuze ko yafashe umwanzuro wo kujya kugura esanse. Urumva ibi ni ibintu umuntu aba yatekereje. Kera baravugaga ngo ni icyaha kigambiriwe, kwica barabitandukanyaga, ari byo bitaga kwica byagambiriwe no kwica bikoreweho. Ndagira ngo tugende tuganira kuri buri umwe kugira ngo ejo nubona ibintu byatangiye ujye umenya uburyo ubikumiramo. Umuntu ngo yafashe umwanzuro wo kujya kugura esanse, arayigura, arayizana, arayirarana. Mu ngo zirimo amakimbirane ujya kuryama wanarebye icyo mugenzi wawe yaguze. Yego, hari nk'abagabo benshi bica abagore yarayaguze umuhoro. Niba ubanye n'umugabo afite amakimbirane akagura umuhoro akawinjirana mu cyumba, aho nubona ko harimo ikibazo. Umwana niba wigize ingunge mu rugo mujye mumenya ngo ararana iki mu cyumba, kuko ashobora kuba araranye esanse. Nubona umwana atangiye guhinduka cyangwa umugabo cyangwa umugore, ujye ucunga n'icyo atahanye, umenye ngo araye mu cyumba sibyo. Uyu yaguze esanse. Prince nawe yatubwiye ko yafashe umwanzuro wo gufata Kanyundo. Aba bose bafashe umwanzuro. Prince iyo umurebye n'inyuma ubona ko ni umunywa rumogi. Ubundi n'umwana mukwiye kubana mu rugo, niba ubana mu rugo n'umwana w'umunywa rumogi uryamiye amajanja, kuko burya ntacyo atakora. Mubimenya baba bafite. Simbuze ko bitabaho mu muryango ngo havukemo umuntu ananirane yigire kabushungere, ariko umuntu niba ubona ukamubona ari umuntu wigize ishyano ryose, mujye mumucunga mumenye uko yiriwe n'uko araye. Kandi uwo muntu niba asigaye mu rugo ntimumuhe amahirwe yo gusigarana mu rugo n'umuntu bafitanye amakimbirane gusa. Niba ari kumwe n'uwo bafitanye, niba ari se bashwana, niba ari nyina bashwana, nimujya kugenda muzi ko ashobora kuza mu rugo, uwo muntu nimubasigane bombi ni babiri, haba harimo risike yuko bananirwa kwikiranura bakicana. Ego, ikindi niwe Rubanda yishe umugore we Yankurije Florence ngo babanaga mu makimbirane. Ibyo kuki mwabitubwiye ari uko yapfuye, ari uko yamwishe? Nuvuga ngo abayobozi n'abaturage mwari muzi ko abantu babana mu makimbirane, bajyana mu kabari barasangira. Icyo kintu ubwo nyina yagiye kubwira ko yishe umugore, urambwira ko batari bafite ibintu bavugana mbere yuko amwica umugore? Kandi turabasabye ntimuzongere kuduha raporo z'uko abantu babanaga mu makimbirane ari uko bicanye. Muba murihe mbere yuko umuntu bamwica ngo muduhe raporo ngo muvuge ngo abantu babanaga mu makimbirane none birangiye umwe yishe undi? Mwagiriye abantu inama, umugabo n'umugore niba mubona batabanye neza bakirinda kugira aho bahurira. Yego, ndumva rero ikintu nasorezaho ni iki: iyo umuntu yishe undi tuba duhombye babiri. Uriya wishe umugore uba abana bari he? Ntabwo twasabye burundu mwumva? Burundu irimo ubutahe se? Abana bari he? Uyu mugore iyo yigendera akajya kure ntagezwe no gusangira n'umugabizi inzoga ntibagire n'ibyo bahuriraho, nibura umugabo ntiyazabaye abukwe n'umugore akabukwe abana bakagira kirera. Badamu birabasaba kumenya ubwenge, birabasaba kuryamira amajanja. Babyeyi mufite abana bamwe ibiyobyabwenge birabasaba kuryamira amajanja. Icyo kintu cyakugwiriye n'ahandi wagihungira ni ukugira ubwenge. Uwo muntu yavuze ntufate inkoni ngo umusohore mu cyumba, uramubwira uti reka njye kuyashaka, ukagenda ntugaruke ukarara kwa mudugudu. Yego, mureke guhangana n'abanywi ibiyobyabwenge aba bafite, kuko aba bana bose abasore bose iyo urebye ushikeka ko bashobora kuba hari ibiyobyabwenge banywa. Kandi wenda n'umugabo yari yanyweye nawe yari yasinze. Mwagabanyije inzogara? Iko mwagabanyije inzoga kweri? Yego, murazigabanya? Abanywa urumogi murarugabanya? Abanywa ibyuma murabigabanya? Ndumva nta kindi nakongeraho. Ibindi namwe ntacyo mutize twiganye. Sitwiganye ko umuntu afata umwanzuro wo kugura esanse, sitwiganye ko umuntu afata umwanzuro wo kugura kuzana Kanyundo,
si twiganye ko umugabo atema umugore akamutema rimwe agasubizamo kabiri azi ko amuhekeye abana azi ko inkurikiza ari ukujya ririmana undi nawe akajya mu kuzimu none ubwo abana babasize herero uri umugore urarangara barakwica abana bawe basigare uri umugabo urica umugore abana barandagara mwaretse guhohotera abana koko ko ari bo bisigara ibibazo biri ku mutwe sinzi niba abayobozi banyu bafite icyo bakongeraho ya ndumva shoje aha mwiriwe mwakurikiye ubutumwa bw'ubushinjacyaha ngira ngo nahanyu rero ngira ngo mwakurikiye urubanza rero nk'abaturage impamvu mwaje nuko byari bibabaje kandi birababaje koko nkuko umwunzi yahoze abivuga ahangaha murabona bari abantu bose bari bakiri abasore ni abajene ni imbaraga z'igihugu bakabaye bari muri kominote bateza imbere imiryango yabo ariko ibyo bakoze ntago ubutabera bwabemerera ko baguma muri kominote kuko bakoze ibyaha by'indengakamere sibyo rero benshi ni imigambi mibi bakiyahuza ibiyobyabwenge ubusinzi kugira ngo babashe gusohoza iyo migambi mibi bafite bakavutsa ubuzima bw'ababyeyi babo undi nawe bw'umugore we ngira ngo ubu ngubu aho bicaye hariya baricuza ariko ntabwo bakwiye kwicuza kuko ibyo bakoze ubuzima bw'umuntu bufite agaciro sibyo rero nk'abaturage turabasaba kugira ngo mukore mwiteze imbere ariko mwirinde inama mbi sibyo urubyiruko cyane cyane muzi ko ari mwe mbaraga z'igihugu ntabwo mukwiye kumva yuko niba icyo ukeneye kitabonetse ku mubyeyi umwanzuro wo kumuvutsa ubuzima ufite imbaraga dufite igihugu cyiza cyaduhaye amahirwe yose ashoboka kugira ngo tubashe kwiteza imbere ukwiye kumva yuko niba umubyeyi wawe hari icyo umusabye akaba adafite ubushobozi uwo mwanya ariko nawe ufite imbaraga zo kuba wakora ukabasha kwiteza imbere kuko amahirwe arahari menshi cyane uwegereye ubuyobozi ushaka kwiteza imbere hari uburyo bwinshi wafashwamo aho kujya mu nama mbi ngo wumve ngo umujinya ngiye mu biyobyabwenge aho ngaho ubuzima bwawe buzapfa ntabwo buzakira uzaba umutwaro ku gihugu kandi wakabaye ahubwo imbaraga z'igihugu zifasha gutera imbere mu cyerekezo igihugu cyacu kihaye rero ubutabera burahari abazaza bakora ibyo byaha bazaza bahanwa ni nayo mpamvu bavuze ngo reka baze iburanisha ribere mu ruhame namwe muhari mwumve ibyo bakoze hanyuma mugire n'icyo mukuramo hari benshi baba bafite iyo migambi kubera ubuzima butandukanye uzabikora uzahanwa sibyo rero icya mbere ni ukwirinda hanyuma ugakora ugatera imbere ukamenya yuko niba hari ibyo udafite ukeneye ku bandi nawe wabasha kubyikorera kuko rimwe na rimwe hari igihe ushaka kubitega ku bandi batabiguha ukajya inama mbi zo kugira ngo ubagirire nabi ntabwo ari byo bose barahuriza ku kuba babanza kujya kunywa ibiyobyabwenge inzoga agasinda ngo nanjye ngo sinzi ntabwo bishoboka we yafashe umugambi arategura agura esanse buracyarongera ibyo rero abavuga ntabwo byumvikana urumva ni umugambi we wateguwe sibyo ntabwo rero bikwiye rero turashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ku butabera butanga kuba bakoze ibyaha nk'abaturage icyo turi bubasabe ni ugukomeza gufatanya mu iterambere ahari ibibazo bijyanye n'amakimbirane mugatanga amakuru kandi amakuru agatangirwa ku gihe ku nzego zirubakitse kuva mu isibo
ndetse dufite n'abakuru b'ingo. Murabizi ingo 5 zigira umuyobozi. Niba muri izo ngo 5 hari urufite amakimbirane, tanga amakuru nabo bayazamure agere ku nzego zo hejuru, wa muryango uganirize. Dufite inshuti z'umuryango nazo ziganiriza zango ya miryango ifite ibyo bibazo, kuko akenshi usanga ariho bihera muri ya makimbirane yo mu muryango. Rero turabasaba kugira ngo tujye dutangira amakuru ku gihe, ntihagire ibyo tubona byarenze ihaniro, ubuzima bw'umuntu bwatakaye kandi abaturage bakavuga ngo twari tubizi ariko nimwamenyesheje ubuyobozi. Ni mwebwe rero kugira ngo dufatanye tubashe gutera imbere nk'abanyarwanda. Numva ari bwo butumwa twabagezaho, ubundi dukomeze kubana neza, hanyuma tubyaze amahirwe igihugu cyacu kiduha, tuyabyaze umusaruro, dukomeze gutera imbere. Ndumva nabashimira kuba mwihanganye mu mvura, ngira ngo aho twahereye ku kibuga no kuza ahangaha ibyo byose kwari kugira ngo mumenye ubutabera bariya abanyabyaha bakwiye. Ubu ntabwo twavuga yuko kibakekaho kuko ngira ngo bamaze guhamya ibyaha, ni abanyabyaha. Rero ndumva ari ibyo nababwira. Murakoze. Abashyitsi bacu baje gufatanya natwe, turashimira ubuyobozi bw'umurenge ko badufashije ibi byose, nabone nuko tuba dufite ubuyobozi bwiza. Nibo bayobozi b'umurenge bose turabashimiye, dufane dushimira inzego z'umutekano zose, nabo turabashimiye cyane. Rero twagize umugisha n'imvura yaguye, ariko kuba yaguye rero turasabwa bwa mbere ko ubutumwa tubanyangaha tubigira impamba kugira ngo twirinde ibyaha. Yego. Icya kabiri, turasabwa gushishikarira kunoza umurimo, tugakora, tugahinga, imvura yaguye tukabagara imyaka yacu, ndetse tugahinga n'ibijumba n'imyumbati tugatera kugira ngo tutazicwa n'inzara, sibyo? Twirinde ko dushyiramo imbaraga mu gukora, kuko iyo udakoze ukorakora mu byo twikoreye bikagutera gukora ibyaha bitari ngombwa. Rero turabashishikariza kugira ngo dushishikarire umurimo, ariko cyane twirinda ibyaha n'igisa nabyo, ahubwo twimakaze ubumwe n'ubufatanye nk'umubiri, sibyo? Umubiri urafatanya. Iyo umuntu yakomeretse ku ino, ijisho rirarira, ukuboko kugahita kwibwiriza tukajya gukanda, ndetse n'umugongo ukiyina kugira ngo ya maboko agende akande. Rero dufatanya nk'uko umubiri ufatanya muri byose. Murakoze rero, Imana ibamugisha. Reka abashyitsi bacu ubwo bitegura gusura none mu yindi mirimo, none tutanga inzira hano kugira ngo babashe gucaho, sibyo? Tutanga umwanya kugira ngo babashe gucaho, imodoka yageze hariya hanyuma babone ahantu baza kunyura. Rero ndabashimiye cyane, ariko mbere yo kugenda mureke babanze batambuke bagere hariya ku modoka. Nica abantu bari twese batoje ko nta kwicara bigomba kubaho, byatubaye icyenda kandi bikafasha. Ubwo rero mbere na mbere twagombye gukura icyaha kitaraba. Nkuriya kera haba mu muryango no mu muryango bagahura, barahari bakaganiriza. Iyo bamaze kuganirizwa bitera mu rwego rw'akagari n'umurenge, byaba ngombwa abantu bakaba bajya mu nkiko bakemura ibibazo bitararengerwa. Birabaje ko umwana w'imyaka 20 bakwica umuntu, umugabo utari umugore kwica umuntu, batanabanaga akajya kumusengera akamutora kumwica bagize cyane. Ni ukuri ni imico ya kinyamaswa bakoresheje n'imitima ya kinyamaswa. Muzakora ikitabera mushinzwe n'iterambere.
wowe munjiza amatwi nitwa Asisitani ni umurezi uri mu cyumba cy'izabukuru n'umuzi muri akagari ka Mbyo. Ntabwo ari isomo barifashe baryumvise ariko n'akababaro babajwe n'abariya bana bangana n'abanjye ndebye imbaraga bafite n'ikigero cyabo benda kungana zari imbaraga z'igihugu zakubaka umuryango kubona buriya watwitse se akeneye ko ise amugurira moto atari ikimuga ise yaramureze utwo yatunze yaratumuhaye arakura urabona ibyango bye agakomeza gukenera ko se yanamugurira moto ni agahinda n'akabaro ko umubyeyi nyakwigendera uriya wishe sekuru amuhora ibiceri ariwe wakayamuhaye uriya wishe umugore we umugore wamubyariye umugore wamusasiye byose ni agahinda gakomeye cyane. Isomo rero bariya barenze hano bakatirwe ubakwiriye babyemereye ariko isomo risigare ku basore ni ukuri umubyeyi arababyara akabarera mugakura umaze kugera nk'imyaka 18 nta kindi kintu wakenera wagombye gukenera ku mubyeyi ndetse nta n'ubwo wakagombye kuguma iwe nta n'ubwo wakagombye kurara kuri matera ye nta n'ubwo wakagombye kuba mu cyumba cye wagombye kujya gushaka ubuzima kuko ibyo yaguhaye amaze kuguha n'indangamuntu abaguhaye uburenganzira bwo kwirwariza uko ushaka. Inkoko itera amagi ikayararira igaturaga igacutsa ikongera igatera andi magi udushwi tukirwariza tukava mu mababa ya nyina tukitoragurira. Wa mugabo we ukennye iki ku buryo wajya gushaka ko umusaza wakureze yaguha moto wagiye kwipagasa muzehe arakoze ukajya muri banki. None rero mu magambo make niba leta yadukoreye ibikomeye yashyizeho ubucamanza budahenze yadushyiriyeho urwego rwo gukemura ibibazo rw'abunzi mwagiye mujya mu bunzi ko dukorera ubuntu tukabafasha mukareka kwiyahura mu bintu bitabafitiye akamaro. Ubu se uriya moto arayibonye, ubu se aya mafaranga arabonye, ubu se uriya umugore we aramukijije. Murakoze cyane. Thank you so much. Iyo abantu baganira kuri ibi bintu hazamo n'amarangamutima. Nanjye nza n'urukaho navuye naje ntekereza ku kintu cyo naje nibaza ngo kandi ngo aba bantu bazize kuba turi muri Afurika. Ndavuga ngo uyu aha nk'Iburayi umwana w'imyaka 20 ntago yakwisha se ntawo baba bagihurira agenda